umugabo baramukubita wese umuntu w'umugabo baramukubita ibintu uri kumbwira ni ibintu baramukubita nta n'isoni ufite cyangwa uzi yuko ibyo uri kumbwira binshimishije impamvu yamukubise yari yaje ahangaha umugabo baramukubita umuntu w'umugabo baramukubita se yazaga ahangaha yarahubatse aha niwe yaraje kwihanira ntabwo byemewe noneho iyo uba uhari mwari kumfatanya we na so ahangaha niho kigomba kuba zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mwana wo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di baye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi mbifurije Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire kubabonye Noheli ndayibifurije ndetse na bonane nizere ko rero umwaka musoje neza abatawusoje neza bakomeze kwihangana mu buzima habaho ibyiza n'ibibi kandi mukomeze mukomere abayisoje neza kandi dukomeze dusoza umwaka neza nizere ko umwaka uko tuwusoje aho tuwusozanyije neza tuzanatangira undi bimeze neza uyu munsi rero nasuye mama wase mu rugo iwe murabona ko na Festo ahari ni nyuma ya Noheli nyine kandi twavuganye ambwira ko ameze neza ariko nyine murabizi kuri iyi si nta byirango de arambwira ati nshaka ko unsura tukaganira mfite ikibazo mu rugo njyewe n'umwana wanjye kandi nifuza yuko mwatugira inama mukatugira inama buryo yabigenza we cyangwa se nanjye ubwanjye uburyo nabigenza niyo mpamvu nje hano rero ni muri ubwo buryo kugira ngo tubashe kumva ikibazo noneho kuri inshuro yageranye n'umwana we kugira ngo twembi tubashe kubagira inama ndetse n'ibitekerezo buri wese uko abyumva n'icyifuzo waba ufite uvuga uti reka mbagire inama muri buno buryo cyangwa se bakora iki ntundakora iki mama wase tuguhaye ikaze murakoze ke twese hamwe ke naguhamagaye rero ku bwa Festo ko Festo yananiye Festo yananiye pe sinzi bya Festo n'uyu mwaka ko Festo asigaye anesha umutwe cyane akambwira ibintu bidashoboka n'umurengwe maze kumukuza maze gukura none arumva yakuze cyane niza nawe mubaza Festo bimeze bite ntabwo bimeze neza cyane habuze iki imirire siri kuboneka umukecuru ntari kugabura ariko harimo ibyo tutumvikanamo neza nubwo imirire iboneka mwapfuye iki cyatumye avuga ati reka bahamagare mungire inama umwana yananiye uko muriye Noheli muri kumwe umwaka ukaba urangiye bimeze neza nta rwaserera Festo nta kintu namuhaye kibaho gishoboka ariko noneho ndabona ananiye byagenze bite se ikibazo cyabaye cye noneho kuri inshuro ifashe gutya Festo ubu ni ukuvuga ngo numbaze ngo ahuriye hehe na se Festo asigaye mbona afite agasuzuguro kenshi Festo ntabwo tucyumvikana Festo ngo arashaka kugira ngo abane na se harya Festo uri gushaka kubana na so cyangwa uri gushaka yuko aza hano tukabana nzi ko mwana niwe kumvikana wowe na papa kandi akaba ari byo yagusabaga utabashije kuzuza kandi njye narumvaga byaba ari ngombwa isiko nyine akaza kuba hangaha papa wakaza kuba hano kumwicumbi mucumbikiri wese nyine ndamucumbikiriwe ariko Festo reka mbanze nkubwire
usibye yuko abana b'ubu ngubu nazi ukuntu mumeze kumuha icumbi igihe twararaga hariya muri dushe y'abandi ko atari yakujyanye ngo aguhe icumbi yigeze agucumbikira yagutakiye atababaye mbese ubwo wibagije ibyo yadukoreye ubundi papa we naherutse papa we amubwira ngo akwinginge umuha icumbi nyine ngo we amukwingingire ahubwo ngiye mu icu aho bahurira si mazi gusa wikiri mu kanwa ke ni papa tubwire wowe byakujemo gute ibyo bya papa wawe wenda kuba hayeho nabi yumvikana ariko se kugeza aho mama we mujyana ikibazo kubera papa wawe ni ibiki niwe wagushutse ni nko kujya mu matwi ngo bigenze gutya ni ibiki byaje ntabwo yigeze anshuka ariko aho umwana n'umubyeyi ntabwo amenya aho bahurira kuko cyakoze ubuzi biri byo kabisa yaraje nyine aranganiriza nanjye nanga nyine kumwima amatwi turaganira nanjye arambwira nyine ambwira gahunda ze zose y'ukuntu nyine ashaka kuza hano ndamubwira ati uzabaze nka muwase cyagihe mbere cyane inyuma mwongeye kubiganira nyuma yaho cyagihe mwongeye kuganira twongeye kuganira none arambwira ati nzamwigingire mama nyine aze kuba hano ambwira ati rero ntabwo njye mfite ubushobozi bwo kuba byakunda waza ukareba mama mukabivugana arangije nyuma rero niho yaje kumbwira ngo byaranze nawe ubwo rero ahita ambwira ko nyine tugomba ngo nzajye kubiwe cyangwa ngo tubane ngo mitemo ari mama nawe ngo mitemo umwe muri bo kandi ngiye mbona uhitemo kujya kandi ngiye mbona mbanye na papa ariho byaba ari byiza kuko ntabwo nisanzuye cyakoze nta n'isano ugira kweri none se araguhitishamo gute kubera iki ubundi ababyeyi nabo bikigenda wumvaga ubanye naki na so ari bwo wakumva ngo bimeze bite numvaga kubana na mama na papa numvaga ngo kubana na papa Fisto reka nkubwire numvaga kubana na papa ngo niho byaba ari byiza hano n'ubundi turi kwa papa wase kandi papa wase nawe iyo yaje hano arambangamira ntabwo nzi isaha n'igihe ashobora kuzagarukira hano kandi murabizi ko papa umugore we yaramutaye ubu ngubu aba ari wenyine ubu ni bwakwibutse nyine yumva ko wabaye umwana Fisto wibagije agahinda twagiranye Fisto wibagije abana nasize kugira ngo nshake imibereho yawe none bakakanya rwose ubonye siko urumva ikigaragara mwana w'ikigoyi gusa se yaramutaki ariko kemba barumbwiza ukuri urumva ibyo avuga bifite mwayi koko usibye abana b'ubu bananiranye ngo papa yari anakiye cyagihe igihe wararaga amaguru ari hanze se turara mu rutoki kutigeze ujya gutakira so nyine kutigeze ujya gutakira so twiga kubabarira bagenzi bacu kubabarira bagenzi banyu n'abaduye mu kintu n'umubyeyi noneho ubu nanjye mubabarire mubwire ngo ngaho ngwino winjire mu nzu tubatse kuko wangiriye neza sibyo waneje umwangaro ngwino nanagucumbikire akagombye kumva nyine mucumbikire akagombye kumva cyabimuteye sibyo nyine yavuze ko ibyo kuba mwararaga hanze yarabibonaga ariko ngakamura icyo abikora none ni njyewe ufite icyo ndi bumukoreho urumva rero ariko manjye mbona ufite ubushobozi bwo kuba wakora icyo ushaka kandi ufitiye n'ububasha hanyuma nkazana so hano mu nzu abana b'ubu gusa uri ikigo iki ntabwo ari ukuza nyine ngo uri ikigo iki genda nyine mugende mwangarane we na so ariko kuko ibyo uri kuvuga ntabwo bishoboka urumva we papa we yabuze ahantu akunyura niyo mpamvu usigaye gusa nanone kuvuga ngo usanze so isi udafite ahaba isi udafite icyarya tugende mu bane kuko uramaze ibyo nagukoreye sibyo mwurihira amashuri ngira gute iyo niyo nyitura nyine uzarivamo ariko umenyera nakuroze si gusa ishuri uzagira gute nzarivamo duhiga ubuzima muhiga ubuzima hanyuma se aha niho heza wambwiraga uzangeza ishuri ugiye kurivamo tu ndimo gushaka ubuzima nyine sinzagaruka hasi ubundi uri muzima ndi muzima n'umwana wa papa nawe kabyara ndi muzima nta buzima ufite ahubwo ndabona nkeneye kujya kukuvuza kuko ngiye ndabona natewe
ishuri ugiye kurivamo Fisto urumva nimba hano nyine nzakomeza kwiga gute? ndumva n'ishuri ngiye kurivamo aha niho heza wambwiraga niyo nyiturano ugiye kunyitura namara ibintu nyuma byazagenda neza ukabona ngarutse meze neza ukanyita umwana mu rugo. ubu ni se wari iki ubu ngubu se ubundi nyine uri iki ubu ngubu se ko twashwanye nyine twarashwanye ntabwo ukinyita umwana unyita icyohe ikigoryi igicucu cyase ahubwo cyase nabyo bibyongereho kuko ndabona usigaye uri ikigo cyaswa akambasa bicumbura agira ngo muzagaruke nawe uvuga uti mama ongera umbabarire umucumbi papa wawe si umwanga na mama wese nta mwanga ntabwo kuvuga ngo ntiyamwanga. ese Fisto ari njye na Sko ubundi buri ukundane ubu iki nicyo kibazo mfite. mwese ndabakunda kuko muri ababyeyi banjye. ubu si mbere watwarushyira yobewe inzira twaciyemo naguzizi aka kanya urazibagije ku buryo ushobora kuza ngo ugatinyuka ukambwira amagambo nk'ariya nani isoni ufite Fisto reka nkubwire urananiye Fisto ntabwo nari nzi ko wananira mwene aka kagene kuko ndabona nunguwe ndumva no mutwe hatari gukora neza nanjye ni iminsi mibi hasi igihe nahereye ibi byose naciyemo cyawamana mu gihe uriya mugabo abayeho kuriya niko nta bundi buryo ari kubikora agomba kuguteza umwana nakumva yuko ngomba kuzana se akaza akaba mu nzu atubatse akaba mu rugo rutarurwe si itegeko n'ubushake. okay nkunze kubizi ngere nta bushake mfite bwo kumucumbikira nta nubwo nagira ikindi uriya ni umuntu w'umugabo ntabwo ndi kumva umugabo si n'ikimuga ubu byongeraho ko atari ikimuga afite amaboko yakagiye agakora kuko ngiye Misiri narayikoze usibye iki kigo kiri kunyibwirisha kuko nguku urumva nagiye waje ugasanga mvuye gukora ikiyede kugira ngo akunde ararariye ariko reba inyiturano iyi niyo nyiturano uri kunyitura mama reka nige nzakugeza aho tutageze Yesu we n'umwana atakwishara gukiza ahubwo aranyishe n'ishuri nzarivamo nta n'isoni n'ishuri uzarivamo ushobora kuzarivamo uzanyishyura yanjye ariko nagutayeho uzanyishyura yanjye nagutayeho nese ngo buri muntu wese agiye akwishyuza ibyo yakumariye wabibona njye ndashaka ishuri kubera ko ishuri ugiye kurivamo uzayambarira uyame kuko ndumva wabaye umusore nzagukubira njye nizeye ahantu uzajya mbona ibiraka ahantu uzajya ubona ibiraka uzi ko usaze arega ngo narukure ngo narutugu rukure ngo rusumbe ijosi mwana wanjye ndumva ahubwo urumva hari umwana akura yamara kubizimbi ubu urumva umaze kuba umusore tu njye uri kumva ko ugiye kwiyobora nta kibazo mbega ishyano ikintu Fisto cyakoze ngwishije ishyano kabisa papa wawe uri ikintu agushaka aragukunda simvuze ko akwanga ahubwo arashaka kwangaza ikintu ashaka aragira ngo agutandukanye na mama wawe kugira ngo nkuko mama wawe yanze kumwicunga ese ko atigeze agukunda ari kumwe n'umugore we ubu nibwo agukunze ariko yashaka kunjyana tugasanga hari wa mugore w'akanyanga agakwanga muri cya gihe se twararaga mu rutoki mibi turaraho ituduhiraho amaguru arara hanze kutigeze uvuga ati reka ngende ngeyo mama nawe ugende ujye kureba barumuna banjye wataye kubera ngewe we yari ari he ese Fisto uribuka ko nasenye kubera wowe ndabyibuka ntabwo nzabyibuka uribuka ko nakwiziritseho nk'umukanda nawe nzabikwitura ubu uri kubinyitura nyine ubu nibyo uri kunyitura uri kumemba nka nyoko wakubyaye ese nicyo gihe cya nyuma kino nicyo gihe cya nyuma hari ikindi gihe kizabaho kiruta iki kizaba kiza ukamwitura bihagije cyane hari ikindi kizaho kandi ugiye kureba simba nshaka ibintu byakubabaza ese ngo ni bangahe bize badafite akazi bafite icyo bimara niyo waba warangije kwiga ako kazi ukakabura niyo wakora ikiyede ariko ayo mashuri uyafite hari igihe na diporome hari ikintu yazakumarira icyo gihe rero njye nzakibyaza umusaruro ubu nibwo ukimenya ko hari abize badafite akazi hanyuma se kutaje ngo tujyane mu kiyede dutayirize ku mugozi umwe muri kiriya gihe mwirirwa nirukanga najyaga ku ishuri kandi akoso yakuroza ngubu turi mu biruhuko ndimo ndabona ahantu mu ruturaka tumwe na tumwe kujya kwikorera imicanga kuro turaka tumwe na tumwe haba ari ukubagara ibishyimbo yaba ari ibigori
ari uguconga jaride mbese ubwo ni ukuvuga ngo yose biraboneka ngo nawe uraga umwana ngo nawe uraga umwana ngo ikira ni ukuvuga ngo umurage mbese ibyo nabayemo nibyo ushaka kujya kubamo nawe utiteje imbere ibyo nabayemo nibyo ushaka kujya kubamo wari wiyanze wese ubundi wabuze iki ariko wowe ikigaragara ugiye kubijya ese hari aho wabyaye hanze ngo uvuge ngo wenda ngo ugiye gushakaho umwana icyo umwana ari burarire ese hari urugo ugiye kubaka wagiye mu rukundo wabonye umugore se byibuze mvuga yuko ugiye kuzajya ujya kumucira inshuro ngiye gufatanya na papa nta nshuro wanciriye sibyo kubera ko ujya saa sita na nimugoroba icyo cyayi ukakibona ariko urumva urenzwe tu none maye n'ishuri ngiye kuriva iyo ngiye mbwiye ngo n'ishuri ugiye kurivamo urumva ubu uri kuneza ibisazi mu mutwe ikintu cya mbere ibintu ugiye kwiteza umuruho ugiye gutangira n'ishuri ngiye kurivamo ese uwo ni umurage none se ubundi ko bishobora kubamo n'ubundi ngasibira nsibiye mu mwaka ndimo wenda amafaranga yawe ese Fiston gute uri kumbwira ngo urashaka gusibira ubu ngubu nibwo wumva ko ugiye gusibira bino bibazo byose niriwemo umva amanota nabonye Mafisomba mubwire Fiston mu mutwe harimo papa sinzi nimba uri kubyo byose ariko kubwira ariko rata nimba ushaka siko nimba ushaka papa wawe agomba kubaza ngiye rwose kugukaraba ndagukaraba ugenda usange papa wawe ugende mushake imibereho urumva ntacyo nakoze ntacyo nakugiriye usibyo gusa biruta narayicyuye ngo bambwiye umwanya gusa barimo ariko nasanze nta kintu kirimo kabisa yitakiye bire kuki utakiye biroteze ese amafaranga yaburaga nigeze nyishyu ayo nagwaye washyize hese narayatanze ubwo mwafashe biroti mukirimo amafaranga ntabwo bayiguha icyo gihe narayakiyemo amafaranga nubwo yaba 10 byose twari twarishyura ariko ntabwo nize nishyura y'ibikopi n'aya biroti ariko ibyo ntibyatuma wumva ko kwiga birangiye utaziga ahubwo ikigaragara wowe urishakira kwisangira papa wawe n'ubundi umuntu ariyize amanota nabonaga ndayazi wese urumva ishuri ryakunaniye byibura nawe ari we ibibazo bimeze gutya by'imiryango bimeze gutya ntabwo wabona amanota ubundi wikorera ibibazo byanjye n'ibya papa wawe gute papa wawe ni we nyine ibibazo kutigeze wikorera ibibazo byanjye igihe twararaga hanze none ugiye kwikorera ibyaswo urumva ngo none ngo umuntu wikorera ibibazo hari inzu wishyura wikorera ibibazo hari umwana uhahira ese ari umubyeyi uruta undi noneho ugiye kumwubakira isiko nyine papa wawe ugiye kumukura mu bukene ugenda umwubakire mubeho neza icyo nzi cyo nuko ntacyo nabona kineza imbere ngo icyambere cyo nkubwire sibyo icyo kiye duvuga wajya gukora ntago ari inkono byibuze waba uri kubumba ngo muzacengeremo nta naho cyazabageza kiyedi se si 5 mu cyumweru si 35 ngaho jya kugura sima rero mu bumbi inkono amafaranga ni make nyine ajya kugura sima mu bumbe uzakora ikiyedi nawe akora ikindi munyamwiza 670 mu kwezi ahubwo ni 70 mu kwezi nako mu cyumweru nawe se arashaka kujya gukora ikiyede none se ariho muzajya kugikorana bazajya bajyana ndumva mufite umushinga wawe rwose umva yakuroze mu mutwe rwose kwa nyoko baba we ujye gukora ikiyedi tubona amafaranga kumbi nuko bimeze umva ko n'igiciro yakimubwiye ese ngo kwirwa ndi hano mu maso yawe ubona nta kintu ngona byose nkagira hari icyo kubwiye gukora nanjye byanjye icyambere nakubwiye yuko ugomba kwiga aricyo ugomba gushyira imbere ati mama rwose ibyo ngibyo ndabizi Fiston urabizi yuko nayo najyaga gucira inshuro nayishyuraga ishuri nkajya guhendahenda mwarimu kugira ngo nde kwinjira mu ishuri ariko noneho aho bigeze ndumva sinzi ibyo nabona navuga ndumva uri konsasa ese mwana wajyana ishuri ryonyine n'iriya tujya kwigamo ari n'ishuri ry'ubuzima kandi ngiye nari nyuzemo nibwo ugiyebuze ahubwo nibwo ugiye kuryiga ahubwo ugiye gutangira gukorera amafaranga yo kurya waza Fiston mbese ukuri uri seriye ibyo uri kuvuga utangira ukorera amafaranga yo kwishyura urumva ababyeyi barabona noneho urwo mbonye rwo rwose sinzi urwari none se aho bukera n'ubundi sinzajya hanze ngakora si umuntu uri kwirukira wagize ngo hanze hakujya wagize ngo kuba i Kigali
utari iwanyu wikodeshereza uzumirwa. ese nzaba ndi jyenyine, ese nzaba ndi kumwe na papa. Nyine nta tuzaba uri kumwe na papa wawe. Ubu mbese urumva papa tu urumva ukeneye kuba umwana ubana na papa we. akubwira ati zana guhaha nanjye zana y'inzu ubeho mu buzima nimba wari uzi ibyo yagiye ankorera, hari n'ibitarabaye ngombwa yuko mbikubwira. Ntago wagatinyutse kumbwira kumpagarara imbere ngo mbwire ngo papa. Impamvu wabihishe nuko wari uzi ko ntacyo bivuze. nta n'umusaruro wari urimo, nta n'icyo byari kukumarira. ariko papa we yatebigenza gutya nta bundi buryo ariko kubabaza. Papa ubyiza reba umubyeyi wese yitwaza umwana cyane yatabana. none se Mayi, papa se ko nta hantu afite ho kuba waretse akaza ukamucumbikira tukaba tubanye ahangaha mu nzu? Ubu usigaye waratanze amategeko nyine, umenya inzu uzi ko ari n'iyawe. Kujya utanga amategeko yo kuba umuntu. Icyo rero nicyo nanga cyo guhora munyurira ngo ntago ari yanjye ngo ntago ndi umwana wanyu noneho muri no minsi. Uri imfura yanjye ndabizi, ariko none umaze kuba ikigo iki urananije. Icyo ngiye cyo mu buzima cyambabaje nukuntu yambwiye ngo waranamukubise. Umuntu w'umugabo baramukubita. Wese umuntu w'umugabo baramukubita. Ibintu uri kumbwira ni ibintu baramukubita, nta n'isoni ufite cyangwa uzi yuko ibyo uri kumbwira binshimishije. Iyi mpamvu yamukubise yari yaje ahangaha. Umugabo baramukubita, umuntu w'umugabo baramukubita. Se yazaga ahangaha yarahubatse, aha niwe yaraje. Kwihanira ntabwo byemewe. Noneho iyo uba hari mwari kumfatanya we naso. Nkubise nuko ndushije imbaraga. Hasoni ntabwo nagukoraho nubwo ngigukosa nabi. Umuntu w'umugabo baramukubita, barendaga bamukubita. Se yazaga ajya he? Yaraje kumara iki? Yaranzaniye iki? Hari umufuka w'umuceri yaranzaniye, hari umufuka wa kango yaraje azanye iki? Nyamara avango niyo nguzi ko ufite umurozi w'umuturanyi mu binshuti. Mu binshuti kugira ngo bigende biteze. None wongeye kuba inshuti nasiko. Ariko mva imigani. Bundi yo migani bundi ngo mu binshuti ngo kugira ngo atakurogera. Ngo iyo turanye n'umurozi ubishuti neza. Hako ubundi bari bavuga ngo ikira ngo nimba ngurinda umurozi ngo bikagira bite simbizi. Ndumva ngo akakumaraho urubyaro. Nguturana n'umurozi ngo ariko cyakoze ikintu uvuze cyo nicyo siko n'umurozi wanjye kuko ibyo yandoze birahagije. Sibyo? Oya ibyo avuze nibyo. Ke yaramemukiye. Nyine yaramemukiye. Sibyo? Yaramemukiye pe. Aramemukira atuma ndera ndi njyenyine. None ikibazo mfite nuwo nareze aranyisubije. Nuba kibikora. Fisto urambabaje kandi mbabaje ndi nyoko. Niko gahinda mfite. Meni ibi abibona uko agiye. Umbabaje narakuruhanye. Fisto urutoki twaraye muraruzi. Fisto inzira twaciye murazizi, ntago nari nzi ko ari wowe ubwawe wagatinyutse kungaragura gutya ukangaraguza gati. Niko gahinda mfite. Gusa Uwiteka azakurinde.